Uyu munsi turi ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 12 2025. Uku ni ukwezi gusoza umwaka wa 2025. Nk'ikibabi TV turababwira ngo dusome Bibiliya, ariko nanone gukiranuka bari byo dushyira imbere. Tujye gusoma igitabo cy'Itangiriro igice cya 40 umurongo wa mbere kugeza ku wa 23. Igice gifite umutwe w'amagambo ugira iti Yosefu asobanurira inzozi z'abatwari ba Farawo. Hanyuma y'ibyo umuhereza wa vino w'umwami wa Egiputa n'umuvuzi w'imitsima ye barakaza shebuja umwami wa Egiputa. Umurongo wa kabiri, Farawo arakarira abo batwari be bombi, umutware w'abahereza ba vino n'umutware w'abavuzi b'imitsima. Umurongo wa gatatu, abarindishiriza mu nzu y'imbohe iri mu rugo rw'umutware w'abamurinda aho Yosefu yakingiraniwe. Umurongo wa kane, umutware w'abarinda umwami abarindisha Yosefu ngo ajye bakorera, bamara igihe bari mu nzu y'imbohe. Umurongo wa gatanu, umuhereza wa vino w'umwami wa Egiputa n'umuvuzi w'imitsima ye bakingiraniwe muri ya nzu y'imbohe, bombi barotera ijoro rimwe inzozi zicishije ukubiri zigasobanurwa ukubiri. Gatandatu, Yosefu mu gitondo yinjira aho bari asanga bababaye. Umurongo wa karindwi, abaza batwari ba Farawo bakingiraniwe hamwe nawe mu nzu ya shebuja wa Yosefu ati niki gitumye mugaragaza umubabaro mutyo uyu munsi? Umurongo wa 8, baramusubiza bati nuko twarose inzozi kandi akaba ari ntawe ubasha kuzidusobanurira. Yosefu arababaza ati gusobanura si ukw'Imana se? Ndabinginze nimuzindotorere. 9, umuhereza wa vino mukuru arotorera Yosefu inzozi ati narose ngo umuzabibu wari imbere yanjye 10 kandi wari ufite amashami 3, mbona usa n'upfunditse uburabyo burarabya, amasere yawo arahisha. 11, igikombe cya Farawo nari ngifite mu ntoki n'indizo nzabibu nzikamurira muri cyo gihereza Farawo. 12, Yosefu aramubwira ati uku niko zisobanura ya mashami 3 ni iminsi 3. 13, iminsi 3 itarashira Farawo azakuzamura ashyira umutwe wawe hejuru agusubize mu butware bwawe, ubone guhereza Farawo igikombe nk'uko wahoze ukora kera uri umuhereza we wa vino. 14, maze uzanyibuke ubwo uzabona ibyiza, uzangirire neza ndakwingize, uzamvuge kuri Farawo unkuze muri iyi nzu. 15, ukuri koko banyibye mu gihugu cy'Abaheburayo nino naho banshyize muri iyi nzu y'imbohe nta cyaha nkoze. 16, wa muvuzi w'imitsima mukuru yumvise yuko amusobanuriye ibyiza abwira Yosefu ati nanjye narose nikoreye ibyibo 3 by'imitsima yera. 17, kandi ikibo cyo hejuru y'ibindi cyarimo imitsima yokeje y'uburyo bwose kira Farawo, ibisiga bindira ku mutwe iri mu kibo. 18, Yosefu aramusubiza ati uko niko zisobanurwa ibyo byibo 3 ni iminsi 3. 19, iminsi 3 itarashira Farawo azashyira hejuru umutwe wawe awugukuyeho akumanike ku giti, ibisiga bizakuriraho inyama yawe. 20, ku munsi wa 3 niwo munsi wo kwibutsa kuvuka kwa Farawo. Atekeshereza abagaragu be bose ibyo kurya, ashyira hejuru hagati y'abagaragu be umutwe w'umuhereza wa vino mukuru n'uw'umuvuzi w'imitsima mukuru. 21, asubiza umuhereza wa vino mukuru mu buhereza bwe ahereza Farawo igikombe. 22, maze amanika umuvuzi w'imitsima mukuru nk'uko Yosefu yabasobanuriye inzozi zabo. 23, ariko wa muhereza wa vino mukuru ntiyibuka Yosefu ahubwo aramwibagirwa. Iki cyari igice cya 40 cy'Itangiriro. Reka tubabwire ngo twibuke gukiranuka. Mugire umunsi mwiza.